yacu turirimba ibyiza yatugiriye. Kuba turi ku isi duhumeka si ubwiza turusha abandi, impuhwe za Nyagasani naje nanjye ngo mushimire ineza yahangiriye. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, nimumfashe tumushime tumuvugirize impundu, duhanike amajwi yacu turirimba ibyiza yatugiriye. Iyo dusinziriye ntituba tuzi aho turi, twongera kuba bazima mu gitondo. Impuhwe za Nyagasani naje nanjye ngo mushimire ineza yahangiriye. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, nimumfashe tumushime tumuvugirize impundu, duhanike amajwi yacu turirimba ibyiza yatugiriye. Ibyo dutunze hano ku isi si imbaraga turusha abandi, impuhwe za Nyagasani ndaje nanjye ngo mushimire ineza yahangiriye. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, nimumfashe tumushime tumuvugirize impundu, duhanike amajwi yacu turirimba ibyiza yatugiriye. Kuba Yesu Kristu yaradukijije nta kiguzi twamuhaye, impuhwe za Nyagasani naje nanjye ngo mushimire ineza yahangiriye. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, nimumfashe tumushime tumuvugirize impundu, duhanike amajwi yacu turirimba ibyiza yatugiriye. Kuba dufite umubyeyi udusabira si uko hari icyo twatanze, impuhwe za Nyagasani ndaje nanjye ngo mushimire ineza yahangiriye. Ndaje nanjye ngo mushimire ineza yahangiriye. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, nimumfashe tumushime tumuvugirize impundu,
tuhanika amajwi yacu turirimba ibyiza yatugiriye ushobora byose yankoreye ibitangaza nimumfashe tumushime